Inshuti nyanshuti igaragarira mu byago, kandi ngo inshuti yawe ni ya yindi mubana mu byiza no mu bibi. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe kumenya gutandukanya inshuti n'umuntu usanzwe. Hari umuntu tuvuga ko mubanye neza ariko atari inshuti yawe, hari n'uwo tuvuga ko ari inshuti yawe. Rero muri aka kanya urasobanukirwa kumenya gutandukanya abo bantu babiri. Ngo haye ikaze rero wowe udahwema kunkurikira umunsi ku munsi, gusa niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze, kandi ugakanda na like, ugakora na share kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi. Byaba byiza wanditse na comment kandi kugira ngo umbwire icyo nazakoraho video ubutaha. Buri kimwe cyose kugikoraho video birashoboka rwose. Icyo wabona nakoraho video wacyandika muri comment. Tudatinze rero dutangire n'ikiganiro cyacu, kumenya gutandukanya inshuti n'umuntu usanzwe. Bundi inshuti ni ya yindi musangira akabisi n'agahiye, ya yindi uterwa ikagutabara, ya yindi buri kimwe cyose mugikorana, ya yindi mbese itagutererana mu gihe icyo ari cyo cyose. Inshuti turabizi ukuntu zitugoboka iyo twageze mu byago, turabizi ukuntu zidutabara iyo twatewe, mbese buri kimwe inshuti tuba turi kumwe nayo aho tuba turi hose. Nubwo mutaba muri kumwe ku bw'umubiri, ariko muba muri kumwe buri kimwe cyose, no ku mutima muba muri kumwe. Rero abantu benshi bitiranya inshuti. Ushobora guhurira n'umuntu kuri Facebook, kuri WhatsApp, kuri Instagram, noneho mugacatinga bigacika, mbese ibintu bigacika. Hari ukuntu muganira mukamenyana, ukumva ko nyine waganiye n'umuntu mukamenyana, ntabwo murahura na rimwe, ntabwo uzi yaturuka, ariko ukavuga ngo uwo yabaye inshuti yawe bitewe n'uko muganira. Birumvikana rero abantu bahita bitiranya ko icyo gihe uwo muntu yabaye inshuti yawe. Mo kimwe nk'uko ushobora gutekereza ko ari inshuti yawe, ariko we ubwe adashobora kuba yatekereza ko nyine uri inshuti ye. Wowe ukabitekereza kubera ko nyine ubona umunsi ku munsi mucatinga, mwoherezanya amafoto, mbese buri kimwe cyose mukagihana, ariko nyine mu buryo bwa online, atari ukuvuga ngo ni face to face. Uwo muntu ukamwita inshuti yawe, aho ngaho uba wibeshya rwose. Uwo ni umuntu usanzwe mumenyana bisanzwe, muba muziranye mu buryo bwa online. None se usibye kuganira, ikindi kintu wahera umwita ko ari inshuti yawe ni iki? Simvuze ko ari umwanzi wawe, ariko uburyo mubana ni uko nyine muba mwarahuriye ku mbuga nkoranyambaga, kuri interinete, mbese mugahurira ku bintu mbese mugahura mudahuye face to face. Urumva ko uwo muntu ntiwamwita inshuti yawe. Inshuti yawe ni wa wundi murabana umunsi ku munsi, musangira, mwirirwana, nubwo mutaba muri kumwe ariko bikagaragara ko muba muri kumwe ku mutima, umuzirikana nawe akuzirikana. Naho uwo nguwo muba mwarahuriye ku mbuga nkoranyambaga bisanzwe, ntabwo wavuga ko ari inshuti yawe, kuko hari byinshi adashobora kuba yagufasha. Ese nibura hari ikindi kintu agukorera nubwo mutaba muri kumwe, atari ukuvuga ngo ni ukuganira gusa, koherezanya amafoto n'ibindi? Hari ikindi kintu yaba agukorera mutari kumwe? Muri make ukaba wamubwira uti mfite ikibazo, wenda nahuye n'akabazo none nabuze uko mbigenza, ugasanga aravuze ati nibura reka nkoherereze nk'akantu karagufasha gukemura icyo kibazo. Nibura uwo nguwo hari uko wamufata. Ariko se niba ari ukuganira gusa, mukaganira mukamenyana byonyine, mukajya mwoherezanya amafoto gusa, ni gute wavuga ko uwo muntu ari inshuti yawe? Kimwe n'uko mwahura akakwihakana,
mukaganira online ariko mukaba mwahura akakwihakana. Byagiye biba kuri benshi. Hari ukuntu umuhungu ahurira n'umukobwa kuri Facebook cyangwa se WhatsApp cyangwa n'izindi mbuga nkoranyambaga, ugasanga bazanye ibintu byo gukundana. Noneho amafoto arabesha ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga umuntu uri kumubona ku mbuga nkoranyambaga nko kuri Facebook, uri kureba ifoto ye ukabona ko ari umwana mwiza. Noneho ugasanga mupanze ibintu byo guhura ngo mumenyane, munakundane, cyangwa mwaramaze gukundana ugasanga nyine muri guhura kugira ngo murangize umukino wanyu, mumenyane noneho face to face. Ugasanga uhuye n'umukobwa wenda mupanze aho muhurira, yakugeraho akakwirengagiza akagufata nk'utamubonye. Nibura ukaba wamumenya ukanamwibwira uti ni njyewe, ukavuga ati ntabwo ari wowe. Ngahibaze akakubwira ko atari wowe, atigeze akumenya na rimwe, nta n'ahantu yigeze akumenyera. Muhora muganira umunsi ku munsi, nta kintu mudahana, nta mafoto mudahana, ariko murahuye face to face aravuze ati ntabwo ari wowe. Kubera iki? Abonye ko uwo yabonaga ku mbuga nkoranyambaga yibeshe. Birumvikana ko ushobora kumva ko wabaye inshuti n'umuntu wo ku mbuga nkoranyambaga mutaziranye, mwahuye gutyo gusa, ukaba wavuga ngo uwo muntu ni inshuti yawe, ubwo ugasanga ni ikibazo. Icyiza ni ukumenya ngo inshuti ninde, inshuti ni uwuhe muntu, inshuti ni uwuhe muntu wantabara igihe nagize ibyago, niwe muntu wamfasha muri ubuzima. Uwo niwe inshuti yawe. Atari ubundi hari akantu bavuga ngo umuntu ngo utazagufata ukuboko igihe ugeze mu byago, ntuzatume gufata selfie igihe ugeze mu byishimo. Ako kantu rero gashatse kuvuga ko hari umuntu ushobora kuba wabana nawe mu byiza gusa, ariko yagira mu bibi akakwihakana. Tumenye gutandukanya inshuti n'itari inshuti n'umuntu usanzwe. Tumaze kureba inshuti rero, tugiye kureba umuntu, tumaze kureba umuntu usanzwe, tugiye kureba inshuti. Noneho inshuti ni ya yindi mubana umunsi ku munsi, buri kimwe cyose mukimenyana. Niba ngize ikibazo ndarwaye, arihutira kundwaza, arihutira kunkorera buri kimwe. Niba nahuye n'ikibazo runaka, arihutira kuntabara. Mbese yumve ko igihe cyose turi kumwe, mbese ngira ikibazo abe yagira amarangamutima yo kuba yakumva ko ababaye kubera ko mfite ikibazo. Inshuti nyanshuti rero iguhora iruhande, yumva ko ihora ikuzirikana umunsi ku munsi. Buri munsi iba yumva ko iri kumwe nawe, aho waba uri mu rugamba rukomeye cyangwa waba umeze neza. Buri gihe cyose igomba kuba iri kumwe nawe, ititaye ku bihurimo, idahuye na wa muntu ngo ni umuntu usanzwe wa undi muhana amafoto ku mbuga nkoranyambaga gusa. Tumenye rero gutandukanya inshuti nyayo n'itari inshuti nyayo. Umuntu uzakubeshya ko ari inshuti, wagera mu byago akaguhunga, uwo rwose uzaba wibeshya, uzaba wibeshya cyane. Kuko niba umuntu araguhunga wageze mu byago atagutabara, wagera mu byishimo kumva ko mwaba muri kumwe, uwo muntu ni gute wamwita inshuti yawe? Inshuti yawe ni ya yindi kuba hafi, ikakumenya umunsi ku munsi, ikamenya uko wiriwe, ikamenya uko waramutse. Simvuze ngo ni buri munsi, ngo buri gihe yamenya uko ibyo byose, ariko nibura ikaba yagerageza kumva uko umeze. Tumenye gutandukanya inshuti n'itari inshuti kugira ngo tutazabasha kuyoba muri ubu buzima. Ubuzima ni ikintu cy'ingenzi dukwiye kwitondera. Hari igihe twita abantu benshi inshuti, ugasanga nibo baduhemukiye, ahubwo bikagenda nabi cyane. Ugasanga ubuzima twateguraga neza butangiye gupfa, bubaye bubi, tukinjira mu bibazo. Kandi akenshi abantu nitwe twitera ibibazo, ntabwo ibibazo byizana, ahubwo abenshi turabyitera. Kwa kwitiranya ibintu gutyo nyine, ugasanga ukoze ikintu utagitekerejeho, ugasanga kikubyariye ingaruka. Uhuye n'umuntu gutyo kuri Facebook, murakundanye, muramenyanye,
arakubwiye ngo jya unyoherereza amafaranga gutya na gutya, ngiye kugushakira ikintu cyo gukora cyiza, noneho wayamwoherereza ugasanga araguhemukiye, akubereye umwana mubi, ugasanga akawunti yawe arayiborotse, ubwo yaba namba yawe cyangwa akawunti yawe ya Facebook profile yawe, ugasanga arakuborotse, wamwandikira bikanga, mbese buri kimwe washaka uburyo mukominikana bikanga, kubera ko nyine yamaze kubona icyo yari agamije. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga baza bigira abantu beza, nawe yakuvugisha ukumva ko ari umuntu mwiza, noneho kugira ngo nyine abone uko aguhemukira. Twagakwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga tuzirikana n'ingaruka yabyo, atari kuvuga gusa ngo ni ukugira ngo ducatinge duhure n'abantu benshi, mbese usange dufite papasi yo kuba twaganira gusa tutitaye ku ngaruka bishobora kugira. Kandi buriya hari igihe tudatekereza ku ngaruka dushobora kuba twahura nazo muri uko kuganira. Kuganira nibyo, ariko menya ngo ndi kuganira nande. Menya umuntu uri kuganira nawe ejo ataguhemukira ukaba urira ayo kwarika. Kuganira, tugomba kuganira ariko twitondera abo tuganira nabo kugira ngo bataduhemukira, ugasanga tuguye mu mutego tutatekerezaga. Buriya ubu buzima iyo ugize ibibazo isi iragukaranga neza ukagira ngo ni wowe wavukiye mu bibazo gusa. Niyo mpamvu dukwiye kwitonda tukamenya ubwenge kugira ngo ibyo bibazo tutazahura nabyo. Tugomba kumenya ikizatubeshaho neza, kizatuma tugira ubuzima bwiza. Nubwo muri isi nta muntu ugira ubuzima bwiza 100%, ariko nibura ukagerageza. Ni byiza rero kuba twatekereza ibintu bishobora kuba byatwangiriza n'ibintu bishobora kuba byatugirira akamaro kugira ngo tubone uburyo tuba muri iyi si. Ndagushimiye rero wowe wabashe kuntega amatwi muri iki kiganiro. Gusa nkwibutsa gukanda subscribe, ugakora na share, ukandika na comment, ugakora na like. Comment wakandika uburyo ubibona n'uburyo nakora ikindi kiganiro cy'ubutaha kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ndabashimiye rero kandi ndabakunda kandi ndabazirikana umunsi ku munsi. Ni mwebwe banjye kandi nanjye ndi uwanyu. Muri ubuzima ni ukwigishanya tukamenya icyadufasha mu kubaho kandi tukabaho neza. Murakoze rero, mukomeze kugira ubuzima bwiza. Yari Jean Dora P.